umunsi umwe wa wundi utesha agaciro today, hari igihe ubwawe uzaba utamufite mu biganza wifuze kumuha ka gaciro utakimubonye. Hari igihe uzifuza guhinduka ngo wifuze gukora byose mu buzima wigarure mu murongo muzima, wa wundi yaragutaye yaragiye. Mu buzima uyu munsi ushobora kumva ko urenze cyane, wo muri kumwe ukumva ko nta gisobanuro agisobanuye kuri wowe, ukamufata uko wishakiye, ugakora ibyo wumva ushaka, ukamutesha agaciro. Ariko umunsi umwe uzamenya ko yari afite ikintu cy'ingenzi mu buzima bwawe, ari wa wundi wabwiraga ibintu byose akakumva, ari wa wundi wamenyaga uburibwe, akababaro kawe, agahinda kawe, akamenya uburyo aguturisha ugatuza. Nibwo uzamenya neza ko yari afite igisobanuro gikomeye. Mutesha agaciro kuko wumva ko ntacyo afite cyangwa ntacyo asobanuye today, ariko umunsi umwe ndakubwira ngo uwo muntu ufata nabi, hari undi ku ruhande umubona nka zahabu, umubonamo nk'umuntu udasanzwe, hari uwundi umubonamo nk'impano iboneka rimwe mu buzima. Ariko wowe uri kuvuga ati uko yaje mu buzima bwawe azagenda haze n'undi. Reka nkubwire ngo ntago abantu bose baza mu buzima bwacu ariko baza bameze kimwe, nta nubwo baza bose ari ibisubizo mu buzima bwacu. Ariko menya ngo wa wundi waje mu buzima bwawe abona ubabaye, abona ufite agahinda, akakureba, akakureberera, akakurema icyizere wari warakiburiye, akagufata nk'umuntu udasanzwe, akagufata nk'intwara agwanisha buri munsi. Why not kuki umufata nk'umuntu udafite icyo ashoboye? Why not kuki umufata nk'umuntu udafite icyo ari cyo? Kuki utekereza neza ko uwo muntu mu buzima bwawe ntacyo asobanuye, nta n'icyo avuze, yaje nta na kimwe mufite, muri kumwe kuko ntacyo mwari mwagera. Umunsi umwe muzaramuka mugeze conscience, azavuga ati njye ntabwo nzigera nkusiga. Yagusezeranyije umunsi wa mbere mwahuraga, mwahuriye mu bibazo, mwahuriye mu bisubizo. Uyu munsi nibikugendekeye neza, ntibimeze neza nk'uko wabishakaga, ariko ejo cyangwa ejo bundi nibibi bisubizo uzamufata uko wishakiye. Kumve neza ko nta gisobanuro afite. Ndababwira ati reka nkubwire my friend, mbere yo kujya gukora ikintu ujye umanza utekereze kabiri. Umuntu waje mu buzima bwawe yaje ari igisubizo kandi yaje ari nk'impano idasanzwe. Ushobora kumuta, hari byinshi yagufashije kugira ngo mugereho, akagufasha mu gatsinda, akagufasha mukamenya byinshi bya bindi utari kwishoborera, akagusunika hahandi wabaga wacica intege, akagukomeza mu rugendo kugira ngo ubwawe mupushinge murya imbere. Wumvaga neza ko bya bintu bitakunda, akagufata akakugira uwo uri we, ufata akagushyira muri formire nzima. Ariko mwamara kubona byinshi ukavuga ati sinyigukeneye mu buzima bwanjye, yarakurwaniriye amanywa nijoro, ahubwo wowe wagacitse intege yagukomeje, ukumva neza yuko ntacyo kivuze. Yaremeraga akaburara ku bwawe, akavuga ati nyiragusezeranyije ko ntazagusiga. Kumaje kwihaza muri byose, utangiye kubona neza ko nta gaciro afite kuri wowe, utangiye kubona neza yuko ntawe ari we wahisemo nabi, utangiye kubona neza yuko wari waribeshye. Isura yarahindutse, yarahindanye. Ati harimo umwana uri ukubona ukabona afite isura ityaye, wa wundi wakugwaniriye amanywa nijoro, mu buribwe ku manywa na nijoro, aho wananiwe akagufata akagukomeza. Utangiye kubona neza ko inzira ari uguca cyangwa inzira wari uguca wayobye. Ese uwo muntu ubwawe uri ugushidukira ukareba mutigeze mwubakana ibirenze? Uburibwe mwaciyemo arabuzi cyangwa yaje mu bisubizo byawe kuko hari byinshi yasanze warubatse. Iyo umuntu afite ibiryo ntago abura ababirya, kuko nibyo. Ntekereza neza ko ushobora guca umugore wawe inyuma cyangwa ugaca umugabo wawe inyuma, ariko byanga binuga usubira inyuma ukamusanga. Kuki utatekereza neza ko wamusize ujya kubikora? Vraiment ntabwo ushimisha mu buriri nk'uko ubyifuza, hari uwundi uri kubigukorera nk'uko ubishaka. Uri kureba wa mugabo ukamufata ukumva ko nta gisobanuro afite kuri wowe today. Ese urugamba yarwanyuze uko rungana, amajoro yaraye asa adasinziriye, yarimo arakora ibirenze kugira ngo ubeho uzi uko bingana. Twakabaye tumenya abo bantu batwitaho buri munsi, ba bantu batwereka urukundo, ba bantu badufata nk'abagabo, aho bamwe bumva yuko ntacyo dushoboye, ba bantu badufata nk'ingegera hariya, ariko harimo abaza bakatureba bakatubona ko turi ibisubizo. Ntugatekereze gutyo my friend, wa muntu ukurwanira uri kureba, icyiza ni uko wamwitaho kuko bikwiriye.